ndangije ariko iyo mabuja buriya genda kubonye tugumya tukirirwa iminsi yose nakora akazi neza none nujya nukujya nkuropa no musibenge nkako nukuri yego kubona ugira umutwe nta n'ikibuno nta epfo nta buguru ubusuzanye ibyo byo kubyicana muri salo ngo bigende bite turangije amasuku nese amasuku yarangirije muri salo ntukanyicare muri salo wigize nk'ikigoryi kiruma cyangwa ujyana ibyo byawe bivanze imbere kumena hino suka kintu kibi kibura buryo kikaba ikigoryi imbere n'inyuma turangije amasuku nakamo tuganira amasuku niba wayarangije twara ibyo byeyo uze ngo utume ku isoko yego mabuja yewe we byaracanze nzagira umugabo utambukiye siko numva mutameze neza bite byanyu mwebwe mu sheri bite pe ntabwo ari neza cyane byagenze bite akazi kahagaze kamanze nanaruhuka akazi nyine nageze ku kazi nanjye umukire mbona ari kumbwira ibintu nyine bidahura n'ibyo nari niteze mbese uyu mugati ukuye narinje kwa kazungu nyine akirajyana hariya kiraterekamo hara muri koridoro ya patro ako se gufite ubwoba mwashwanye ntabwo nagira sinakubujije gushwana Nsabi usicwana nawe banzaniye wagira ngo bagitoraguye induba Nsabi afite amagambo menshi agira amagambo ugomba kujya ubyihanganira ariko gusa ikindi kibazo nakubwira mu rugo ushaka uko widefana nk'umugore kuko ubu ngubu ku kazi byahageze narabikwijeje nari nzi ko nzaba umugabo nyine nuza mu buzima bwanjye ariko aho bigeze nde widefanda nawe umfashe erega ntabwo rwubakwa n'umugabo gusa hanyuma si ibyo ngufasha n'ibiki kandi numfatanye na bosi meze nabi simeze neza umva rero nkubwire wa mugabo nawe udafashe uratuma nkubahuka utakoze amasukura va hejuru umva we Nsabi ugiye muri korodoro cyangwa nimba ari icyo wadufasha mu bibazo byacu wicara aho ngaho kwa kuko ibyo twese biratureba ugomba kumuzana ikari tukakusohora ubu ngubu mugiye kujya murya rimwe mu minsi 3 ngewe kandi ngo rimwe mu minsi zingahe mwa ngewe kandi ko numva mugiye kumfatanya aho wankwe ntuhazi se wigeze unzana nanutse kandi ntabwo uzananuka ariko koresha umutwe wawe nk'umugore atorofa kibinzana kinzana ino nabonaga ari hisi ariko umutaje iki nacyo rero wowe turagusubizayo aho wavuye urahazi ntuze mu bibazo byanjye n'akazi n'umugore ntuze no kumbera ikibazo ndakwinginze dore aba yicaye dore ibintu biba biri muri salo ngo yakoze amasuku yo gakorwa mu nda n'imboga ahubwo ushireka mubwire oya buretse nawe buretse gato mbere yo kumbwira ngo nta kuntu banza utsobanurire bosi wawe byagenze bite urumva njyewe hari ibyo nyine ntari gukora neza kubera ko urabizi ubuzima tumazemo iminsi n'idanje imana ino minsi n'idanje ariko njyewe ndabizi ko twafatanyije twabikora hari icyo wakora nk'umugore aho ngeze nanirwa nawe niyereka rwose reka ahubwo nigezeyo na byeri yanjye utanasoma ukayitera umwaka uzi ko utangiye kuntera umwaka wa mugabo we ntabwo nagutera umwaka ahubwo uretse reka mubwo twabanye mfite amafaranga mfite n'akazi wishaka kuzana ibibazo mu buzima iki kibazo tukigeho tugikemura ese ujya wibuka uko nteye ndabizi ko uri mwiza uriya mwana wawe umwe nakubyariye ntabwo ngewe yanteza ikibazo namushyira na nyirakuru cyangwa ukamujyana iwanyu icyangugu reka nkubwire wifatanya nawe reba ko umwana yabyutse nawe ndumva mbabarira ngenda kwingira ntuze kwitwaza ubukene muye navuga akanya gato wewe mwese akanya navuga uracyari uwanjye uracyari uwanjye ubwo ntakina gute ntabwo wowe yakuburirira ngo ngwiki ako Nsabi ibibazo nje mvuyemo n'ibyo nsanze hano n'ibyo nzanye uzanye ibyo kunyara ubu ngubu uzanye ibyo kunyara ku buriri ntamenya ko ari abazimu noneho ntabwo washobora guhereza umwana akantu yihagarikamo akamuhesa ryane ese aho atanya ni hehe we ko waneye ko numva byose ari ibibazo ese nzarugusigemo iyi nzu uzayishyura porotomanje yayujuje porotomanje mwaguze namwe
ko mwana wanyu nawe afite ibibazo nk'ibyawe ariko erega ise niwe wamwishe yagiye kumwita hani yego ubundi yamwitaga hani uyu mwana asa n'ubuki ese ubu ariko reka mbanze nkubwire Sabi mukenganye Sabi yego umwana aryamana amajinisi ate amajingi hani waryamye ute n'amajinisi ese nawe ufite bibiliya suzanye kuri mbese wanyaye ute ku buriri hani konzi ko utajya unyara ku buriri wanyaye ute ku buriri ndebera niwujye mu ndebe ariko ntukarenganye umwana ikibazo ni mwebwe ari mama we ari nawe mwese mba nasize mu rugo ntacyo mumaze ntacyo mumaze reba umwana sangaye genda uzane gurude y'umwana mushiriremo ji ubu se kurya bwo yari ubuse wowe urabaza yuko abantu bariye nta muceri uhari ko mutawuteka umva rero mubwire ahasigaye nahawe iyi nzu uzayishyura umwana wanjye agomba kubaho neza kandi akaniye abona niriwe nawe n'ubwo ubonye konji se ndanakwiyamye ubonye konji ibi n'umureri cyangwa usoke nk'uko ubivuga ewe imbwa ziragwira wabaye imbwa ukora none udakora reka ndyame Sabi kandi mbona ibiryo Sabi wazaniye umwana ji sanzemo iki se iyo ubwiye uri igihe utone ntabwo ujya wumva mbese umuzanye ngo arye bimesa ese nzimukira he nzahava he umva mutware imyaka yawe hariya mumvanireyo ubundi shamana nanjye se wanyabita ubundi no kwikarisa indani yewe Yesu kutanyaraga wabigenje ngaho tugende ngo uhindure bino bintu komanda isi nayo irankoroze irankaranze pe Sheri yo uvuye koga se ariko se ari kumfata se muri amafaranga ashize mu rugo n'umunezero tugenda buriya gushwana nawe byari byambabaje nyine urumva wambwiye nawe inkuru kandi nzi ko ibintu byose wabikora wabishaka icyo gikoze cyansajije se buriya nuko umwirukana ugashaka umwana utaramenya ubwiru uramuntu simbora mwirukana ukambwira ngo reka kurisha abasaza twiryamire tuzabivugesha none se dukora iki ariko nawe umaze iminsi unyitwaraho nabi wagira ngo narimbiye reka mubwire ibyo bintu byo kuryamana nk'abantu batabana naragukoye niba turyamye ubwo se uyu munsi wari ubizi ko napanze kugushimisha niba turyamye ndeka ngukoreho nk'abarizi nkoraho siri ubu nagomba noneho wanakennye noneho tubikumva tubikire nka filime niba turyamye ndeka ngukoreho ni wowe kunsubiza muri muntu gatera hose erega erega mfite ubwoba kibikire iyo umugabo akennye unarebye nabi rero njye ni wawa nibwo nishe umuntu reka ariko mukuru ntabwo nagusigaga nawe ndagukunda ibaze nagukunze uri umukene urabizi aho uboneye udufaranga nkwiruka inyuma ndakubyarira sinakubyarira agakobwa keza nanjye ntacyo nakoze ngifite amafaranga wineza abakiriya uzi ko napangaga njyewe no kubyara n'agahungu ariko uzi ko dusakuza abaturanyi bose iyo babyumvise se twebwe baradutunze twiryamye igihe cyo kubyara undi mwana igihe cyo kubaho natwe nk'abantu bakundana niba nyenye nanjye nicyo gihe cyo kumenya ko mfite umugore uzi ubwenge reba ariko nicyo gihe cyo kumenya ko mfite umugore uzi ubwenge reka ndetse ndamubyara noneho ngaho tugende reka mubwire imana duha amafaranga kuko urukundo rwo turarufite reka nawe ndagukunda ariko uzi ikibazo kiba cyabaye ni kimwe ngira hano umukozi undistressa niwe wamuzanye none narukunda buri ukeneye ngo abazagusetsa mu rugo ngo ukeneye ngo abaza ariko si umuntu none se reka manze mubwire buriya Nsabi ni umwana mwiza Nsabi niwe wamutuma i Nyarugenge reba ahantu
buri muntu kuvugisha amagambo menshi ntabwo bari mwe buriya nanjye uzarebe iyo twavuze amagambo menshi tutari guhuza ndababara nkumva naniyahura ntabwo uziko buryo uri mwiza nuko ukennye ese tutamuhema amaherena ndaryamana amabishu nakubwira ngo ntabwo ukimpake ukagira ngo reka tubanze twigire ruguru iyo hajemo gushwana niyo mpamvu ibintu byose biba byananiye nanjye birananirana reka njye mu mwanya wanjye wa mugabo noneho buriya mfite ubwoba uzi ko umaze iminsi undaza inyuma y'igitanda utarari inyuma ahubwo nzagushyira munsi y'igitanda reka ujye umenya ko uri umugabo buriya rega ibyuma nibyo bituma ngira imbaraga zo gushaka n'ibirenge ubaye bwinshi wowe mananzi ariko rero n'aya matara ahari haranashyushye ariko ariko yavagirateri ntabwo byambuza kwiyorosa muremo n'ibi bisume ko n'ubundi erega nkunda iyo turi kujya inama twembi nta muntu uri hafi ibisume erega nkunda iyo turi kujya inama turi wanjye ese uraryamana ibyo bisume ibintu byo gushwana ntuzongere gutuma buriya uzi ko iyo turi gutukana ibibazo biza ari nka miliyoni none se tudatukana erega nawe reka mubwire uraza ntumenye situwasiyo ndimo sibyo wamara kumva situwasiyo ugomba kuza nk'umugabo ukamenya ngo urugo rwawe rwiriwe gute we rero winjiye usanga ndi gutukana nande na Nsabi Nsabi ko kuva mu gitondo utari yateka nyegera ko njemba nanakwikumburiye uzi ko napanze ese bite byawe uvuye hari umugore mwabonanye ndikubwira ko nishyuriye ntabwo byumva bite bimeze reka mbanze mubwire umushinga mfite ntabyo umushinga shaka babarira mwana we oh erega buriya uriya mwana ndamukuriye ndabongera n'izindi mwana yanjye gusira niyo mpamvu abakozi twaragoye yo baby oh uriya mwana rwose uriya mwana nagahungu gushe banyigira imigambi y'ukuntu bashaka kunyirukana mana yanjye nacumuye iki oke ngukunda rwose niyo mpamvu ngukunda ndabongera izindi nka ndabaha n'izindi nka ndabaha izindi nka ibingibi nibyo mba nkeneye abindi rwose uriya mwana Sabe, ariko sinaba ugira ngo Nsabi yubi niyo mpamvu ngukunda ndabongera n'izindi nka shiri oya shiri ndabaha izindi nka oya shiri zoya ariko tugende muri salo tuganire utavuga umuntu udafite intege ku mwana yanjye Nsabi kamama twamahiri nzanira intuzi reba agatasi ushyiremo icyayi harya wakoze iki cya tangawizi na tangawizi na bya bintu uzambye ngo mene mwese umweru yego shyiramo gakeya unzanire hano kandi jya ugira fasita ntabwo numvishije harya intumyi ariko mana nyabindi we nsa karame mabune sinani umuntu ubona asanga Nsabi
karame mawuja kwino nyagukubitwa n'inkuba we nakazanye nagutumye itasi irimo icyayi ndebera nzanye none ikamba ariko mana ubu nararushye nduhira muri ubu buzima koko none se buri ubushyizemo urujuje wazamuritsa hanyuma se ukabigenza ukabihabara ni no kumwasamura ahubwo sira mawuja wenda na twa dufuta tugabanye neza ngo bamuhaye nzanira agatambaro hano nta kijya mu nda nta byose birameneka ahubwo zana agatambaro hano shansa kukugira muri iyi nzu no kutakugira byose ni kimwe zanira agatambaro watumbiwe tumbi yamugiye uri gutuma nsakuriza no mu mwana nyagasa uze nicyo mpaka nicyo mbeka saka ngaka banakuza mu mwenye so no mu bwenge sawangiriye impuka ukabyara udatuma sawamba ngiye ukabyara urabona atarembye kunze kuko ubugira ngo ni igikoko niwe muntu mfite muri nanjye sungire nsabanza ni agatambaro nsabona muri iyi nzu enda we amakuru yawe amakuru y'iminsi yatinda aho nyine ni amahoro urakomeye ndabona usa neza ndetse ashima imana ishimwe ni ukuri natwe ni uko turashima imana maze iminsi rwose pe imeze neza nta kurwara warabimbwiye ushize uribuka nguhamagara umbwira yuko ufite abashyitsi bagiye kuva muri Amerika ko nyuma yaho uzansura narategereje ngiye mu bintu byo kubakira njya mu kubashakira aho baba babizi no kubatembereza gusura imiryango umva ntabwo muri kuboneka umva buriya rero ejo bundi naricaye ntekereza ndavuga ni se abashyitsi baragiye ntibagiye nibwo nakwandikiye kuri WhatsApp ndakubwira ntindagukeneye nkeneye ko tuganira ndaremerewe ndaremerewe cyane 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 papa hani urabizi ko yari afite akazi nubwo katari keza cyane gashamaje ariko kari akazi nyine kari kadutunze kishyura inzu kishyura ishuri ry'umwana bibaza ko nawe ifite na gahunda yo kwidera kandi burya umwanjye umva nari ifite gahunda rwose mbega akabi gasekwa n'akeza uzi iyo ndi mu rugo noneho mfite igikozi cyitwa Nsabi ariko arakora uriya mukozi wawe agiye kuzanta mu bishingwe neza induba harya biba induba agira na morale ngeze ko numukunda nawe nkunda ukuntu kiba mugutiza iminsi ibiri wamujugunya ukamushyira muri kaburimbo imodoka y'umukambaya uriya gusa ikintu umukundira amara agahinda ubu noneho ufite agahinda ntagiye kurereka tuganire ko mfite umurwayi papa hani yararwaye papa hani araremba papa ni hano ariko mu kuremba ndibaza ko ari stress yagize z'akazi bari bamaze iminsi bamwirukanye abanza no kubimisha ariko bwa mbere akiva ku kazi baramwirukanye subiramo baramwirukanye tati ubwo nigunze muri biriya ntavuga amaze amezi abiri dati bamwirukanye amezi abiri atari mu kazi ko mperuka se nta kazi ugira nawe wiyirirwaga mu rugo ubu uri kubigenza ute byaranze biranga
biraguma biranga ariko aba baturanyi nawe njye rero ntuye ku nzira umva kutura ku nzira ni ikibazo pe hari n'igihe bajya bafata n'ibintu bakabijugunya hano turihanganira urusaku nta kibazo nanjye uba ufite mu mutima ruhagije ubwo rero ngewe cyangenzaga narinje gushaka inama yawe dati ungira inama niba uriya mugabo mutanasubira iwacu niba uriya mugabo mutanajya gushaka undi mugabo nkakuza hani ariko se bwo ndamutabeho gute uriya mugabo ko nzi ko yari abatunze kandi abatunze neza cyane ntabwo atagize nta kintu mwamuburanaga nta kuntu ahubwo wowe waba warizigamye nk'udufaranga ukagenda ukajya gushakisha uburyo nawe ushobora kuba wacuruza nk'utuntu nawe ugatunga urugo ubu se njya gucuruza inyanya ko amafaranga afite arayacuruza inyanya ese utazicuruza icy'ingenzi si uko ucuruza ukabona amafaranga iseta se iseta ntabwo ihenze nubwo wagenda ugatandikana hariya imbere yanyu ukajya uzifunga cyangwa se ukikorera ukajya uza mu gipangu nk'abandi ngira inama nihute ndashaka kugenda ko hari undi mushuti wanjye nawe dufitanye gahunda maze iminsi ishaka kuvugisha ariko uyu munsi yambwiye ngo araboneka ubwo niyo mpamvu nshaka kugenda ntabwo nshaka gutinda mbwira rwose rero njye dore inama nakugira dore niyi sibyo ntabwo guta umugabo ariyo solution yego solution ni iyi ngiyi nawe ugiye kwaguka mu bwonko nawe ushaka icyo gukora erega umugabo nubwo yaratunze urugo ariko nawe uri umuntu abo disi wawe ni heza ni heza ndabona wumva no ku muhanda niyo mpamvu ufite urusaku ariko nta kintu bigutwaye ko abana se sinabonye ibyumba by'abana biri kure njye naranabimenye oya ufite n'akabaraza keza nta kibazo rwose gusa nta nk'uko shakisha kura amaboko mu mufuka kura amaboko mu mufuka nabitekereje niba udafite n'igishoro sibyo yego nagushakira amafaranga makeya ahubwo ako urumva noneho ugashora wenda washora mu bintu by'imboga kuko aribyo bidahenze ni nabyo byihuta ukajya kwa mutanga mu Nyabugogo hari ukuntu abadamu mu gitondo nka saa kumi gutyo bazinduka bakagenda bakarangura urumva akarangura yamara kurangura akongera nanone agasubiza ku buryo ushobora kuzajya ucyura hari akandi kantu naratekereje urabizi kuri inshuti yanjye reka ngende njye kureba uwo mukobwa kuko we ni umuntu uri hejuru umeze utya ntinze gato namubura ushaka uwo muntu uri hejuru se hoya ni ukuganira rega burya umutwe umwe ntabwo wigira iki inama ushaka kuba ungiriye inama ariko we nkamureba akaba yambonera akazi ka direct utwo dufaranga tukaguma tumfasha mu rugo ariko ndi no mu kandi kazi nturebe ukuntu aba yanyandikiye se dore nguyu rwose yitwa Greta reka ngende murebe ariko ikosa utazakora nirihe ntuzapfa urugo ntuzata umugabo ngo nuko arwaye ntuzata umugabo ngo nuko bamwirukanye mu kazi umva dati ndabikubujije nibyanga nzagenda ko ntabwo none se umaze kunanuka se nkora iki agakecuru mana we ndetse no kunanuka ndabona n'imicyo wasanga n'utari utwo watiye uzi amarira amaranye iminsi sinabahamagaye ndi kuboroga mwese ko tuvugisha ukuri umukobwa ungana nawe mwiza nkawe buryo utabishyura amafaranga ku buryo namuhamagara ngo yabuze amafaranga yo kwishyura inzu batapfa byarandenze narabibabwiye nabaciriyemo muri make umugabo yararembye ntavuga ntarya umugabo yararembye wowe uremewe umugabo nabuze n'amafaranga nese uremewe umugabo ahantu tuye kwa tuye Kanombe mu Kiyovu uyu mu cyane yashobora kuza kwishyura umva ni ukugenda ngwa muri rigori ni ahantu se wumva hirya no hino baba barimo urumva uranshaka hari igihe mvuga nti yewe ntabase baje kumfasha mba turasekora uriseriye kumbura n'ababona mbabwire ugasara ukibara gutwi umukobwa umurangira akazi
uriya mini ya uri urumva ushaka akazi akariko kose nako gukoropa njye nagakora niyi modoka yaje uri kubona asa n'umuntu ukoropa niyi uri kubona Soni asa n'umuntu ujya mu matoka ya gukora Soni imodoka yikuye akabimenye iyanjye se wayibonye hariya hanze nawe nayibonye ubu n'umutameno ubundi narakubwiye ngo nudakora mu wundi wowe inzara ufite n'ufite n'ukuntu uteye ntabwo uri wo kujya mu kazi wazinkoreshereje ubu ntureba nta nzara mfite umutwe nta nubwo nkoresheje ariko mu kanya uranyoberwa ngiye mbwira ngo ndakudese igihe mbareba harya ngo nibisire kwinshi sire kwinisheri sire kwinshi twabaye umukecuru ndashaje mana ya nimugoroba wamenya ko twiga reka nguhe location sheri nimugoroba uze gukaraba niba nta n'imyenda ufite turabutiza manu twenda ndakwereka utwenda muri ibi bikanzu ibi nibyo nirirwa na Nyabugogo barambwira dore n'ubu nuko yicaye ikazamuka ubundi babigera niyo bampaye yego man niyo bampaye niyo ndi kugenda ndavuga nese ntiwasanga barayanyweye ku mugozi umva se sheri wanjye ntabwo mwanga ikumva amafaranga aho twayakuye sinavuga ngo ndahaguhisha nimugoroba simubwiye ngo wambare wowe uzurambarira mu rugo nereka kubona amafaranga aboneka hakintu neza ukuzaguma howe uzigenda mperukira ku pateri wowe n'inzoga mani baguha izindi ko amafaranga hari se nawe unywa ibinini n'ibitoya cyokoza uzi ko mwateye imbere uzi iyo mbabona mu macupa mufunguza muri frigo hari noneho utugabo tw'utunyarwanda aba diaspora sheri amadolari iby'ikikundiro ntabwo ushobora no kuzamura akanzu kanjye ariko mbabubwire kandi ndashaka kugushyira ku mucyo ukagarura umubiri sheri sibyo ndayamuryamo amasaha yagenye kujya muri salo ndebe kagakonaki bazanga isaha n'isanga muri salo bazanga isaha n'isanga biryari saa saba n'igice z'ijoro ubu ngezeho uriya mugabo wawe none se uri kubona azabaho ndebera gukora saa saba n'igice ndaza kugufata n'imodoka nta kibazo ufatana cyangwa umamagare ngenzi saa saba n'igice iyo kontake dore iyi byeri munguriye niheruka mu mwaka ushize ariko nabonye frigo yawe yera wagira nta kintu giheruka ahubwo se hari na gazi ibamo imeze nk'umutako umva we gazi frigo umva birizi cyakora umeze neza iyo modoka mari nawe uri joro bitarenze ijoro nawe urayigira njyewe dore trust reka nzana nzanira n'akamenshi aho ngaho kuzindutsa amasaha ndetse none wagiye none se ikawubwire ariko hari salama njo kunyaramo kugiye
none se kubyutsa amasaha ugiye kandi narakubwiye mwese namwe mubaga bakire nko ugiye kunyara hanze n'ahari ntabwo harahwanyara wajya uceceka ukabanza ukanda ndi umukozi nanone nkababwira ngaho re mbwira ibyo mbwira bari kumpamagara bande se ugiye wowe bashinzwe wowe mbwira ibyo mbwira ndi umukozi nanone nkabibwa none se njye ncungaga umutekano w'ina wanga neza ugiye rero ubutari umugabo wawe wicara kandi uvugire hasi ntabwo nshaka kuvuga cyane wumva se izi nkweto wazihanaguye kweri nubwo ngiye nyine nazanaguje amazi akonje niyo mpamvu harimo imikori na hari ugirishe n'uze zishyushye ndayakuruye kurura amatwi wumve neza ko yakururara yego rero umugabo wawe yararebye yego nta giceri nta biceri n'iyi nzu uvuga ngo ni iy'abakire tugiye kuyivamo gicucu tujye rero none uragira ngo niyo nshaka kumenya aho rero yego tugiye gukorana uwa babiri njye nawe ukagira ngo ugakurura ukajomba aha ukongera ukajomba ni ukuri tuyikatisha mu kazi urabizi ko ntajya nyine ntabwo njya nyine muri make nyiraho tugiye kujya mu poroje ubundi tugiye kumupaturo nanjye mumufata mfata uzi igihango muhanga ubugoryi ugira n'ubucucu ako ubundi ibi bintu wambara ni biki nibyo byavugishije kandi tujye tuvugana ugiye kumanura ingofero nabimanuye ubwo niko kwimanura banza unyumve igihe nta mwanya afite urumva kurura neza uwongere were kurure rero uko bimeze ubu ndagiye hari abantu barampamagaye ngiye gushaka amafaranga ejo turarya inyama umaze iminsi ngaho utarya inyama wowe none inyama cyangwa inkoko we turabiheruka n'inkoko ujya urya imwe iziziritse uziko nabonye umuzungu ntacyo reka rero urumva ibintu byose ubwo mugangiye kuba mwitaho uriya mugabo mwite nunashaka umwihorere nakubaza zamazi zikonje ubwo ngiye kuzireka zo kumuha byihorere ntacyo ariko n'aya masaha ugendagenda ubwo imirimo ugiyemo n'iya masaha ntacyo ndaguherekeza ariko hari ikibazo se ngiye gufata taxi yewe ubanza undebere yuko mberewe yemaye nkawe udukweto none se izi myenda kwice haguruka vuba haguruka urapfukamira ngende imana vamo twagiye reba hano mugororupande ndaberewe uraberewe ukora hari kumwumva njye nkoraho numve kubona neza ugiye genda ushake taxi hanjye ihute ndagiye irimo umuntu umwe wenyine none se twarwa na batatu izo mirimo zawe munyoko bicucu do meze ute se ko mbona se ufite aba bintu by'amasorisori ntabwo umenyereye kuza ahantu nk'aha ngaha ni ubwa mbere hano hantu rero ni heza umuntu araryama agasinzira akaruhuka kurara umuntu arashaka ararara nta kibazo uri kumva gute se uri burare hano shire wanjye nta kibazo wa mushuti wanjye yambwiye kuri bumva amafaranga ndayafite amafaranga ni ikintu rwose nakoreye kuva kera na n'iyi saha amafaranga ntabwo ari ikintu cyabuze iwanjye pe hano bogerayo utambika hano hirya urasohoka hano muri uyu muryango wacu ku gipangu oya urasohoka uyu muryango winjire mu yindi dushe na tuwarete aho ngaho ya yindi hano twa hejuru oya uranyura hano uce hano uhite winjira muri dushe na tuwarete amafaranga ndayaguha icyo utari bugura ni amafaranga urayampa mbere amafaranga urashaka angahe se ubundi 50,000 ni make cyane nta kibazo ndayaguha we ntugire ikibazo we genda witegura se ubundi koga iyo ubiretse
oya reka njye koga nibyo byiza hanyuma ngaruke. ntabwo ari byo byiza reka njyane isume ndashaka se ngusamure n'ubundi samuye bake waje se ngwino beri ngwino rwose uryame umeze neza cyane nawe umeze neza ugiye mu kazi kawe ibyo ari byo kamure n'isume ntabwo tuzimya itara se akareka ibintu byo kuzimya amatara n'ibyo abanyacyaha irayira hano turi i Kigali ibaze urabizi